Yesu ashimwe bene data muraho neza nongeye kubahiriza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Imana y'urukundo rwinshi, Imana igira neza, tugushimiye ko waduhaye amahirwe yo kumva ijambo rya muri iki cyumweru ritwibutsa kongera kuba abakristo badahindurwa n'ibihe, yaba ibyiza yaba ibibi, kuzamurwa cyangwa se kumanurwa, byose bikwiye kudusiga turi abakristo. Bwanyemerera n'ubundi icyo watugeneye uyu munsi ugiduhishurire, ndetse tubashishe gusohoza ubushake bwawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubahereza ikaze muri mwanya ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa gatandatu tuganira ijambo ry'Imana rifite intego yo kuba abakristo badahindurwa n'ibihe. Kuri uyu munsi turifashisha inkuru z'umugabo witwa Yosefu, dusanga mu Itangiriro ibice 50. Turasomewa umurongo wa 19 na 20. Haranditse ngo Yosefu arababwira ati, mwitinya, mbese ni mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. Imana itugirire neza. Iki ni ikiganiro Yosefu yagiranye na bene se hanyuma y'uko papa wabo apfa. Papa wabo yitwaga Yakobo. Amaze gupfa rero uyu papa wabo, bene se baravuze bati ahari Yosefu azatugirira nabi, kuko Yosefu yari umuntu ukomeye. Kuki batinyaga yuko azabagirira nabi? Impamvu babitinyaga ni uko bari baramuhemukiye. Ari umwana mutoya bigeze kumugurisha, ku bw'ishyari bamugiriye baramugurisha, atwarwa nk'imbata kujyanwa muri Egiputa. Agezeyo umugore waho witwa Mukapotifari ngo aramwifuza, yifuza ko baryamana. Umwana arabyanga, ibyo bituma bamufunga, anyura mu mibabaro myinshi. Ariko igihe kigeze Imana iramutabara, ibinyujije mu nzozi z'umwami Farawo. Farawo ngo ararota, ngo bamurangira kumushaka kumusobanurira iby'inzozi ze. Yitwa Yosefu, aba muri gereza. Baramuzana arazisobanura, ndetse agira umwami inama, ngo umwami aramukunda ahita amugira umwe mu bamwungirije, amugira umuntu ukomeye cyane, mbese twagiranye nk'uko bavuga premier ministre. Ngiye rero kigeze inzara iza gutera, babakuru be bamugiriye nabi, baza kumanuka baje guhaha. Arabareba arabamenya, ariko bo ntibamumenya. Nyuma aza kubibwira, bakazajya babaho mu bwoba bagira nkazabagirira nabi. Nyamara we yari yuzuye urukundo rwinshi, n'ukuntu yabakiriye, n'ukuntu yabatuje ahantu heza, byo byerekanaga urukundo yari abafitiye. Urukundo yahoranye kera akiri mutoya, akiba iwabo, akiba hafi y'ababyeyi. Ni narwo yari afite nyuma yuko agurishijwe, nirwo yari afite nyuma yuko agiriwe nabi akajyanwa muri gereza. Yosefu ibihe byo kugirirwa nabi yanyuzemo ntibyigeze bimuhindura. Urwango yanzwe rwatumye nawe agira urwango. Kugirirwa nabi yagize ntibyatumye nawe agirirwa nabi. Akubera urugero rwiza, umwigireho mwene data. Imana yacu tugirire neza. Hari igihe abantu benshi bajya batanga excuse zo kuba bavuga nabi, kuba bagira urwango, kuba basuzugura abantu, bati nyine ati nibikomera afite by'ibihe yanyuzemo, nibyo gukomereka k'umutima kubaho. Ariko Yesu Kristo ajya yomora imitima ikomeretse. Jya umushyira umutima wawe womore, aho kugira ngo uwo mutima ube impamvu yo kugira ngo ugire nabi. Imana itugirire neza. Mwene data, Yesu niwe wagukiza umubabaro neza bigakunda. Ntago kugira nabi no kwitura inabi wagiriwe aribyo byagukiza umubabaro. Hoya we, hoya. Kwitura ikibi uwakugiriye nabi, kubwira nabi uwakubwiye nabi, guhemukira uwaguhemukiye, ntago bishobora kugukiza umubabaro. Nta nubwo byakugarurira ibyo watakaje, ntago byakugarurira ibyo wabuze. Yesu Kristo wenyine niwe wakugarurira ibyo wabuze. Imana itugirire neza. Uramenye uba umukristo. Kugirirwa nabi kwe gutuma uhinduka umunyarwango kandi warahoze uri umuntu w'urukundo. Kugirirwa nabi kwe gutuma uhinduka umuntu mubi kandi warahoze uri umuntu mwiza w'Imana. Imana itugirire neza. Yesu ahanura iby'iminsi y'imperuka yigeze avuga ukuntu ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaza ibihe biruhije, ngo ubugome bukiyongera, ngo kandi ngo ibyo bigatuma urukundo rw'abantu benshi cyane rucogora. Nibyo rwose, kukubwira gukunda umuntu wakwanze, kukubwira kugirira neza uwakugiriye nabi biragoye, ndetse ibyo bituma urukundo ahubwo rucogora, ukumva donc iyo umuntu akuhemukiye ntabwo uba ugikomeza kumutekereza neza muri kamere ya kimuntu. Iyo akwibye ntabwo ukomeza kumutekereza neza, urukundo wari umufitiye ruhita rucogora. Ariko Yesu Kristo si icyo ngicyo dushakaho. Hepfo yaravuze ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka. Imana itugirire neza. Uramenye kugirirwa nabi, kwibwa, guhombywa, kugambanirwa, kuvugwa, gusebywa, kugirirwa nabi
bye gutuma uhinduka umupagani kandi wari umuntu w'Imana. Mu rukundo ruzakonja urwawe uramenye ntirukabemo. Imana yacu itugirire neza, urukundo rwawe rukomeze rukiri rwa rundi. Yosefu akubera urugero rwiza, urukundo yakundaga bene se kera, akajya abagemurira mu butayu, akajya abashakisha, kuko ngo bajyaga bamubwira ngo yimukiye runaka ntiyisubirireyo ngo agende, ahubwo agakomeza akabashakisha, akagenda akajya kubagemurira. Ni narwo rukundo yagize, abagemurira, abahereza ibibatunga, baje bamusanga ubwo bari bishwe n'inzara. Hanyuma yuko bamugiriye nabi akanafungwa, akanagambanirwa, akanagirirwa nabi, uramenye ntiwakire urwango wanzwe ni urw'abanyabyaha rwose. Rurekere barya abanyabyaha, uri umuntu w'Imana wikakira urwango, uramenye uba umukristo udahindurwa n'ibihe bibi wanyuzemo byo kugirirwa nabi. Imana itugirire neza. Hari indi bivuga ngo nyinde umukristo nzahora ndi we, ndetse ngo ngeze mu bintu byose, ngo mu bintu byose ndetse ngeze ku gupfa. Imana itugirire neza. Nawe uba umukristo, urwango si urwawe pe, ni urw'abanyabyaha. Inzika si izawe, ni iz'abanyabyaha. Ubugira urukundo. Imana itugirire neza. Hari igihe Satani kubera nyine ibihe biruhije dusohoyemo abantu bafite ubugome, umuntu ahemukirwa akavuga ati sha abantu narabamenye ni babi, akabaho mu buzima bwa wenyine, ntawe asura, atanemera umusura, ntawe agira mu birori, ntawe atabara, akiyeza ngo abantu ni babi, ngo baramemukiye, niba yabaga n'umurimo w'Imana akiyeza. Ntabwo ari byo bikwiriye mwene data. Uramenye wicogora. Imana itugirire neza. Uba umukristo udahindurwa n'ibihe. Aho wakomeretse usanga umwami Yesu akomare. Yesu aduhana umugisha.